ndabasuhuje. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu bigera mu 8 ukwiriye kwirinda cyangwa se ukwiriye gutekerezaho cyane, nta nubwo no kubyirinda kwanza, ni ukubitekerezaho cyane mu gihe uri mu iterambere ry'ubukungu cyangwa se mu gihe uri mu cyerekezo kigana heza. Ni ibintu 8 cyangwa se ni nk'ubushakashatsi 8 cyangwa se bw'ibyo ukwiriye gutekereza mu gihe uri mu rugendo rugana ku iterambere cyangwa se rugana ku ntsinzi. Icya mbere ukwiye gutekerezaho, kutibagirwa impamvu yawe mu rugendo rwawe, cyangwa se kutibagirwa your why. Your why ni ijambo ry'icyongereza bisobanuye ngo impamvu yawe, your why, kutayibagirwa. Akenshi abantu iyo bari mu rugendo rw'ubuzima cyangwa se mu rugendo rw'ubukungu, iyo ageze hano agera ahantu akarambirwa, ugasanga yibagiwe his why cyangwa se impamvu ye. Aka kantu ni ingenzi cyane ku muntu wese uri mu rugendo rugana ku iterambere. Ukwiriye guhora utekereza impamvu yawe. Wakumva ucitse intege ugatekereza impamvu yawe, kuko ubuzima burahinduka, ugasanga intego wari wihaye ukumva ushaka kuzihagarika cyangwa se ukumva ushaka guhindura ibyo wakoraga, ariko uhita utekereza what is my why. Yego, icyo kibazo ukakibaza. Iyo wibutse impamvu yawe iguteye kugira ngo ube uri muri urwo rugendo, nibwo ukomeza ugahatana kugeza ugeze ku ntsinzi. Ntabwo umuntu kujya ku ntsinzi ari umukene, n'umukire nawe hari ibindi aba agamije kugeraho. Ibyo ngibyo aba agamije kugeraho rero ni his why, ni impamvu ye. Na wa mukene udafite na dukeya, ibyo agamije kugeraho ni his why or her why, cyangwa se impamvu ye. Icya kabiri, kwita ku buzima bwawe. Niba uzi neza ko kugana mu iterambere cyangwa se ufite icyerekezo cy'iterambere, ugomba kwita ku buzima bwawe bw'umubiri cyangwa se bw'ubwenge. Kuko n'ubundi niba kuvuga ngo ubuzima bw'ubwenge bivuze ngo ni ukwirinda stress, ni ugukavaringa ubwonko bwawe. Hari abantu bumva ko gushaka amafaranga ari ugukora kugeza stress zikwishe. Oya, gerageza ubwonko bwawe buri ku murongo neza, butarimo ama stress menshi, butivangavanze n'ibindi bintu, nibwo uzabasha gutekereza ibintu by'ingenzi kandi by'umumaro. Ubuzima bwawe nabwo ukwiriye kuburinda, ukaburinda ibiyobyabwenge, ukaburinda inzoga za hato na hato, ubuyoga bw'ubukorano, za kanyanga n'ibimogi. Ukarinda ubuzima bwawe, kuko n'ubundi ntabwo wazagira mu gihe cyawe cya nyacyo cyangwa se cyiza ubuzima bwawe bwarashenjaguritse ngo nurangiza ubwishimire. N'ubundi ni kwa kugerayo ukamaze gutunga amafaranga y'umurengera, n'ubundi agashira urimo kuyivuzamo. Rero icya kabiri ukwiriye gukora uko byagenda kose mu gihe uri mu nzira y'iterambere, ukwiye kurinda ubuzima bwawe mu mutwe cyangwa se ku bwonko ndetse no ku mubiri inyuma. Icya gatatu, kugira gahunda. Muri rusange ni discipline, mbese imyitwarire myiza. Ibyifuzo byinshi bipfa kubera kubura umurongo cyangwa se kubura discipline. Ugasanga abantu benshi ahanye n'umuntu gahunda ngo amuzaniye imari, ugasanga ahise aje mu bindi ntakurikire gahunda bari bahanye cyangwa se ntiyubahirize gahunda bari bahanye. Rero mu rugendo rw'ubuzima cyangwa se mu rugendo njyabukire, discipline ni ingenzi, cyangwa se imyitwarire myiza ni ingenzi. Waba ufite amafaranga utayafite, n'ubundi wa muntu uzarebe wa muntu utunze amafaranga, uba usanga discipline ari nayo. Ugasanga yenda n'urugero hamwe ntabyera ngo de, ugasanga ku ruhande rumwe wenda ni umusambanyi, ugasanga ku rundi ruhande arahuguza, ariko gukoresha igihe neza. Ugasanga ni utuntu twe. Ugasanga niba yaguhaye gahunda ati ibintu ubinzanire, ugasanga gahunda mwahanye arayubahiriza. Iyo niyo discipline. Discipline biterwa naho wowe uri kuyigaragaza. Ushobora kuyigaragaza mu kubahiriza igihe, mu kutica amasezerano, mu gucuruza neza. Mbese iyo niyo discipline turi kuvuga aha ngaha. Cyari icya gatatu. Icya kane, kwirinda abantu cyangwa ibintu bikurangaza. Ubwo muri rusange ni ukwirinda abacantege.
niba uri mu rugendo rw'iterambere cyangwa se uri mu rugendo rugana ku iterambere, ikintu ukwiriye kwirinda cya mbere, ugomba gukatira inshuti zimwe zikubwira ngo ntibishoboka, ngo ibintu urimo warayobye, ibi bintu urimo nta hantu bizakugeza, kandi ubona ariyo focus yawe, ariho ubona ko wowe nk'umuntu wabitangiye uri kureba ukabona ahantu biri kwerekeza ni ahantu hanyaho. Katira abo bantu bakubwira ngo ntibizashoboka, abo bantu bakubwira ngo bivemo, abo ngabo bakatire. N'ibindi bicantege byose nk'ibihombo, ukabona niba ari business watangiye kubona iri kwinjiza udufaranga dukeya, komeza ufatire aho ngaho, agato karakura, agatinda kazazana amenyo haruguru. Uko byagenda kose biba bizarangira winjije amafaranga menshi kandi byaratangiye winjiza dukeya. Ibintu by'ibicantege ibyo byose, kwinjiza amafaranga makeya, abantu baguca intege, abantu bakakwanga, bumwe ukabona inshuti wari ufite zagiye kubera ko nta mafaranga winjiza business ukaze kwinjiza makeya, kandi ubona ko ahazaza h'iyo business yawe hari amafaranga menshi. Rero izo nshuti cyangwa se n'ibyo bicantege byose ukwiriye kubikatira. So twagiye ku cya gatanu, kwitegura impinduka no gukomeza kwiga. Iki kintu cyo kirakomeye. Kwitegura impinduka ngiki icy'ubushakashatsi bwashatse kuvuga niki? Ni ukuvuga ngo isi irahinduka buri munsi pe, isi irahinduka. Ariko niba uzi neza ko uri mu nzira y'iterambere cyangwa se uri mu nzira njyabukire, ukwiriye guhinduka nk'uko isi iri guhinduka. N'urugero, niba uzi neza ko wenda ukeneye gutunga amafaranga menshi, mbese yongera kuyo utunze, ukumva ngo ntabwo wakoresha ikoranabuhanga, harimo ikibazo, bwa bukire bwawe buzagira ute? Buzasubira hasi. Niba nta n'ubwo ufite uri kwiyubaka, gerageza ugena n'isi aho igeze. Hari kuvugwa ibintu bya cryptocurrency, gerageza ibyo bintu nawe ubyinjiremo. Niba utunze amafaranga menshi, ayo mafaranga nagufashe kwiga cryptocurrency kugira ngo utazisanga bwa butunzi wari ufite butagifite akamaro kubera ko hari ibyo wanze kwiga. Gerageza wimenyereze ibishya ndetse wige, gushaka ubumenyi butandukanye. Niba wenda isi turi kwerekezamo dusaba gukoresha mudasobwa cyangwa se gukoresha interineti cyane ukaba utabisobanukiwe, gerageza ukoresha amafaranga ufite, ku mafaranga ufite ntuyakoreshe yose, aho byaba bigiye kujya mu gusesa. Ukoresheho makeya, wige, wihugure ku bijyanye na interineti, wongere ubumenyi buzagufasha gukomeza kurinda imitungo yawe, ndetse niba utanayigira bizagufashe kubona amafaranga. Twagiye ku cya gatandatu, kwiyoroshya no kumenya kwakira inama z'abantu. Nk'uko nabivuze, hari ikiganiro nigeze gukora ariko nagacisha kuri TikTok, bivuga ngo uko byagenda kose inama zose si nziza. Nta muntu muto utakugira inama, nta n'umuntu mukuru utakuyobya. Umuntu muto yakugira inama kandi zikakubaka, kimwe n'uko n'umuntu w'umusaza cyangwa se n'umuntu ukuze yakugira inama akakuroha. Ariko Imana yaduhaye ubwonko cyangwa se ubwenge, cyangwa se yaduhaye ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Umuntu ukugira inama mbi ari ukuyobya, urabimenya, abo bihorere. Ariko umuntu ukugira inama nziza bitewe n'ubunararibonye afite muri ibyo bintu ugiye gukora cyangwa se ibyo bintu urimo, gerageza uzumve, uzisesengure, wumve niba hari icyo ziri buze kugufasha uzikoreshe. Icya kabiri kuri icyo ngicyo ni ugucisha make, guca bugufi. Umuntu uri mu rugendo njyabukire cyangwa se mu nzira njyabukire akwiriye kurangwa no guca bugufi, nta kwishyira hejuru. Ubundi abakene nibo bishyira hejuru. Niba uzi neza ko utunze n'amafaranga ukaba wishyira hejuru, umenye ko uri umukene. Abakire original cyangwa se abo twakwita ngo ni abakire OG, abo ngabo ntabwo bishyira hejuru. Niba muntu uryamanye nk'amamiliyoni, za miliyoni nka 500, miliyari nka 200, ariko ugasanga ari hasi, agenda ku buzima buciriritse. Ariko wa muntu utunze miliyoni nk'icumi, ugasanga niwe waremeje ibintu, ugasanga ibintu yabiremeje cyane. Rero niba nawe uri mu nzira njyabukire cyangwa se unayirimo cyangwa se unabufite ubwo bukire, guca bugufi. Ariko guca bugufi n'ubundi nako kaza muri disipurine.
guca bugufi byagakwiye kukuranga uko byagenda kose. Twagiye ku cya karindwi, kwihangana no kudacika intege. Ahangaha bireba wa muntu utunze ibintu ariko akaba akeneye kugira ibindi bitewe na bizinesi ari kubaka. Ukaba uri kubaka bizinesi, ukwiriye kwirinda gucika intege, kuko nucika intege uzaba wibagiwe iyo wayi cyangwa se wayi yawe. Wayi ndakeka abantu bizi cyangwa se abantu bumva icyongereza barabyumva. Wayi yawe waba wayibagiwe. Ni ukuvuga ngo ntugacike intege. Nujya gucika intege uzamanza uhite utekereza, ese wayi yanjye ni iyihe? Impamvu yanzanye muri ibi bintu ni iyihe? Numara kuyibuka uzongera ukomeze. Kirazira gucika intege rero mu gihe ufite intumbero cyangwa se hari target ufite ukwiriye kugeraho. Nicyo kintu abantu batunze cyangwa se abantu b'abakire, nicyo kintu kibaranga aho bava bakagera. Gucika intege ntabwo bibamo. Ikintu akoze akabona gikiri kwanga, agishora n'amafaranga kugira ngo gikunde mu buryo ashaka kimuhe umusaruro. Gucika intege ntabwo birimo. Twagiye ku cya nyuma aricyo cya munane, gufata igihe cyo kwimenya. Iki ngiki kirumvikana cyane kandi n'inama cyangwa se ni nk'ubuhanuzi. Gufata igihe cyo kwimenya. Ni byiza ko niba uri mu nzira njyabukire ukwiriye kwimenya, ukabanza ukamenya who you are, ukabanza ukamenya uwo uri we. Wamara kumenya uwo uri we, bigufasha gukomeza urugendo rwawe cyangwa se bikagufasha kwerekeza kuri focus yawe, uzi neza icyo ugambiriye. Numara kumenya ko uri umushakashatsi cyangwa se uri umuntu, mbese ukamenya ko wahamagariwe guhiga ibiceri. Wamaze kwitekereza, wamaze kubona ko ukwiye guhiga ibiceri, uzabihiga hasi hejuru kandi uzabibona. Niba unabifite ukitekerezaho. Buriya n'abantu bafite amafaranga baba bakwiye kwitekerezaho. Impamvu ni iyihe bakwiye kwitekerezaho? Ni ukumenya ngo ese ibi biceri ntunze cyangwa se aya mafaranga ntunze nayabonye nte? Navuye he? Ese nigeze gukena? Ese nigeze kunyura mu buzima bubi? Yamara kubimenya, ikintu gikurikiraho ni iki? Arayarinda. Bimufasha kugira ute? Kurinda ayo mafaranga ye. Ntabwo kwitekerezaho bireba abantu bataragira icyo bageraho. N'abageze aho bagera cyangwa se abagize ibyo bageraho, ikintu kirinda ibintu batunze ni ukwitekerezaho, agatekereza n'aho yavuye n'ibyo agezeho n'uburyo yabigezeho, agatekereza agahita afata umwanzuro wo kugira ute? Wo kubirinda. Ariho usanga abantu bafite ibintu n'ubundi nibo bakomeza kubigira, kuko bitekerezaho bagafata umwanzuro wo kurinda ibyo bagezeho kugira ngo bitangirika. Nawe uri mu nzira y'iterambere rero, ukeneye kugira aho ugera, ukeneye ufata igihe cyo kwitekerezaho, ukamenya neza aho ugiye, ukamenya aho ugeze, ukamenya n'aho wavuye. Ukavuga uti wenda natangiye mfite ibihumbi 100, ubu maze kugera kuri miliyoni. Nkwiriye kurinda iyo miliyoni, ahubwo nkafokasinga nkareba ko iyo miliyoni yabyara andi mafaranga. Aribyo bisobanuye kwitekerezaho.